Nguramuramutse neza umwubahirije niwo muzambara mwambara nyimeta cyangwa muzayambarana ariko ninde wambitse undi mpeta uyu munsi ra ejo bundi hari abantu barebye kuri video yo kuri Bonane perezida wahoze ari perezida wa Venezuela witwa Nicolas Maduro nta munyamerika wansange iwanje ntihakorwaho nanaje kubona abafana Arsenal ngo nidutsindirwe mbere nimugera mute niko Patrice Vura ngo niba ari crying babies, ari baby crying. Sinshaka kumenya. None se aba bageni bo mwabarsuje niko. Aba bageni tubaganira bari biteguye neza cyane. Uramuramutse neza umwubahirije niwozayikwambika. Hey! Rona Moses ngo yaraje ngo agera kuri ya nyanja. Baramubwa bati dore ngikiri igihugu cy'isezerano ariko ntuzakigeramo. Akirebesha amaso ngo ntiyagerayo. Arsenal nayo ngo igikombira kireba hakurya ariko kuzagiterura. Mama ya Mungu bizasaba ko bafite nyirakuru w'umupfumu. Kwiyamya wa muswe nukajya unyandikira ari ukubonye Arsenal yakinnye ubundi umbaza iki wambwawe. Kigoryi. Michael Carrick arasanzwe urwego rwe murarubona kuri iki cyumweru Arsenal iramufata isimbizi iramugira nka zinga iramugira nka bwa bunyobwa bakiriza abashitsi burimo umunyu uringana koko mvuge makipe mvuge na Man United mbese abantu barabyuka ko Middlesbrough yamwirukanye erega ntabwo ari umutoza yirukanwe na Middlesbrough mu cyiciro cya kabiri imwirukana ayigejeje ku mwanya wa 10 muse nta nubwo harimo abana agatima kayose niba warazanye wowe urabugiye kurya intoryi mubwiye ngo ugiye kurya inyama Gabriel Hens impamvu nari mbaje nkitwitahire uko aje muri Arsenal ikintu cya mbere yaciye ni ikintu cyitwa errors cyangwa se amakosa stubbornness agenda atuma Arsenal itsindwa ibitego. Ubwugarizi bwa Arsenal nibwo bwugarizi bwiza buri ku mugabane w'Uburayi kurusha ubundi bwugarizi bwose. Fuad nibyo sibyo cyane. Ubwo Man U niba yaratsinze bitanu mu izamu rya Man City bakemeramo bibiri igiye guhura na defense y'abagabo va kuri bari abana bitwa ngo ni bakusanov umuntu uva muri Uzbekistan ubundi ndagukubita Saliba ndagukubita Magalhaes ndagukubita Timba ndagukubita uruhande rw'umuso nyene ngukenyerezemo undi mu defenseur nka ba Carfiori cyangwa se fate n'umwanzuro ubwo ni Timba uzahakina ninshake mashyire Timba kuri kabiri mashyire Ben White ngufunge neza cyane nindangiza nta muntu afata Mamadi Dia muri mediane manejo hundi yahuye n'agakipe koroshye cyane ubuhungu bwa Phil Foden bwa Bernardo icyo bita combat physique binyiriragamo ubworoshye bakamediane koroshye karimo barondo wina karimo barondo wina reka ngumbigusobanure Rodri nibwo agikira Rodri amaze igihe almost ni barondoro wina reba igihe yaramaze aza abasimbuye n'igitumye akina neza nuko aje mu uyu mutipe wahise uvunika uyu mutipe wakinaga gatandatu baguze muri Portugal Nico Gonzalez Mezarigani. Big news animasive hano bamwita Amad Diallo aragenda areba umufana uranditse kuri Twitter ati Arsenal kubita bine ku busikipe ya Manchester United asubiza iyo Twitter aravuga ati ibyiringiro byanyu biri muri corner gusa ati kadogo be humble Amadi macikisha abantu hanga ibibazo byavutse ibyiringiro by'abafana ba Arsenal ni kona itabonetse kwisha maneno Amadi umusaza udatinya nyina umusetesi Agacaka kantu gasubiyemo urongeye wise amurimo umusaza udatinya nyina ushobora kugucinyikamo Zubimene nkagushyiraho Declan Rice ngahise ngushyiramo Moyes ntiwabona baro mu kirere ntiwayibona ku butaka niyo bayishyira mu mazi ntiwayibona nagukubita mu muyaga mu mvura kuzu niyo mediane ya mbere mu Bwongereza yo kuresi ntago ari umuntu wo kurinda rwose niyo wamureka wenyine ukabana umupira akiri yawumaze nkahita ndeba urwego rwa Martin Odegaard ruriye playmaking ye nkayigereranya n'umukinyi none ahangaha witwa Mucangarange Mucepechepe Katikati Kiwanjani Kitariye Mizisiye Chauffeur Mécanicien en même temps witwa Bruno Fernandes
aracenga abasore barasana bararyama arahindukira baraza Mateus kunyisho uze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama Mateus Cunha. heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Abasore ba Arsenal ku munota 86 hano bahinduka mbaza umutima ya aravuga ati Arsenal muryame, Arsenal rambika, Arsenal ryamisha, vuto fimo abasore basaba Manchester United bararemereye ibyangu byemere. Ese Michael Carrick, ese witwa Steve Holland, ese Jonathan Woodgate, ese Johnny Evans, ese mwaje gutoza ibyo mwize cyangwa inazi yafo muri kumwe, ese abakuru barabaherekeje, dore icyo bita za Katyusha, dore icyo bita za misile, dore icyo bita kwica bubiri, dore icyo bita kunagorora haryango umuzamu uze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Iminota 29 hari abasore kipe Arsenal bakira umushyitsi mu kivandimwe bafata umupira bawujugunya mu rubuga rwa Patrick Doroga ugaruza umutwe. Akazi gakomeye gakozwe n'umusore w'umunyakolombia witwa Pero Incapi ugarukira Bukasa akawufunga rimwe aracenga aterayo ngo arebe ikivamo ya heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. umupira uragenda usanga kapitani Martin Odegaard ahagaze awutera n'akantu kakinane ko hano uza ku kirenge cy'umusatsi wa Urian Timber awunyuza hagati y'amaguru y'umusatsi wa Lisandro Martinez arebana n'umunyezamu avuga ati umupira ubundi usamaza amasa n'ayandi tereka umupira mwiza ku minota 29. Baby steps pampa nziza ku bana bose. Igitego cy'umusatsi wa Urian Timber bigaragara ko yamufashije cyane umusatsi wa Lisandro Martinez. Arsenal ifungura amazamu hano ku munota 30. Arsenal kimwe Manchester United yakiriwe neza cyane hariya. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Aya reka turabere gusa nta kantu ko kurarira kari kabayemo na kuri Brian Mbeumo. Oya ndavuga kuri baba bavandimwe bo hirya. Oya yakitsinze se cyangwa ni Urian Timber ugitsinze? Ni Timber ugitsinze kabisa. Arawumuteranye byenyewe. Kazi gakomeye cyane gakozwe n'umusore twa Pero Incapi avuga ati mujye mushyiraho imipira tujye gushaka turebe n'iki n'iki. Turi byo gumana imipira inyuma mushyireyo tujye gushaka igitego. Pero Incapi cyane. Go! heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Afata umupira umusore witwa Martin Zubimendi ahamagara Brian Mbeumo aramubwira atakiri impano y'umunsi mukuru ya heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Brian Mbeumo yakira umupira yiherewe na Martin Zubimendi n'ubushake arawufunga cyangwa umunyezamu David ragendesha urubavu hano bamyugarira bagize ngo baraza basanga Brian Mbeumo yarunyeganyeje hano.
Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7, inshuti y'abamamaza. Hatiri igitabo cyiza cyane umusatwa Brian Mbwamo ku makosa akomeye cyane sa kipe ya Arsenal. Saliba ndetse n'umusatwa wa Martin Zubimendi barayifata tereka ku kiranguzo. Brian Mbwamo ayigura neza cyane hariya. Kimwe kuri kimwe minota 37. Iyi match yakomeye pe. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Bien joué Brian Mbwamo akoze pressing yari umupira Zubimendi wisubiriza inyuma nawe mwihera hariya. Manchester United kimwe Arsenal kimwe Emirates. Abatari umuceri wa Tanzania Salama Raisi baraburara. Ushobora kandi uze kuwitegereza neza uwo muceri rwose ushoze urebe handitse Salama mu ijambo ryuzuye inyuguti zose. Ushaka rero kuduhamagara kuri 0791445650 ubundi umuceri rwose ukakugeraho. Umunota 38 ni kimwe kuri kimwe. umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Imibare itangiye kwikorera ibihekane ku kibuga cy'ikipe ya Arsenal. Mutabare kabisa, fata umupira utereka ku kirenge cy'umusatwa Patrick Dorgu. Arsenal wagira ngo basigaye mu rwambariro mu gice cya kabiri. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Afata umupira wambura n'ubundi umusatwa Martin Zubimendi atereka umupira ku kirenge cy'ibumoso. Aravuga ati hano watamiye aba yatamiye rekuri shoti rya ndani hariya. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Ku makosa akomeye cyane abasore bagatira ikipe ya Arsenal. Patrick Dorgu arabaga umunyezamu w'ikipe Arsenal kuhagaze. Aravuga ati nta Arsenal nta City, niyo mwaziteranya twazitsinda. Tereka mu gitego cya kabiri. Arsenal kimwe Manchester United 2. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Bamwita Patrick Dorgu. Abasaki pastor bararangara bavuga ati utwaje amaboko, ariko witwa Dorgu aravuga ati reka uzabaze tereka igitego hariya. Kimwe mu bitego byiza bizaranga kubita potari witwa David Ryan hamenye ibyabaye. Manchester United 2 Arsenal kimwe Emirates. Imyaka 9 rishize ari myinshi Karika aravuga ati ndayikuraho tudatsindira muri Premier League ku kibuga Emirates. Bamwita Patrick Dorguya. Hai irataga ubutabera. Bayita Manchester United. Reba kuna ritata itagwa mwimbeho do. Ahita konja neza neza. Ari kuri pressure n'abakinyi be basigaye bakina kuri pressure. Ahita konja ukabona yakonje byatari. Attention United shot cya gatatu shot. Patrick Dorgu ateye umupira na wamurura ushyira hanze. Umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Bafata umupira wa ikipe ya Arsenal ku minota 43 hano. Atera corner bihugira kuri Gabriel Magalhaes. Birengagiza ko Mikel Merino yageze mu kibuga umupira uterekamo. Heza umuze mu mubiri
utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. abasore b'ikipe ya Arsenal barwana inkundura imbere y'izamu rya Manchester United hariya Marina aterekamo umupira ku nyawugara warenze umurongo kamusanzwe kaga Paulson aravuga ati isaha irimo irajwigira hano. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Baby umunota 85 kabisa. Manchester United 2 Arsenal 2. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Umunota 83 Arsenal iravuga ati Emirates biragoye. Ati nibyo Manchester United ati wahaza ariko ntabwo twemera gutsindwa gutyo gusa. Ni hatari kabisa. Ni bintu Mikel Arteta izi koroneri babagira ngo bahinduka 20 imbere y'izamu abari benshi pe kudefanda neza no kuufata iyo usagutse baragusoza cyane. 2-2 match na buri minota 5 kugira ngo 90 isanzwe mu kinibe yuzuye. Maya reka turebe Saliba cengwa mbere cengwa kabiri ariko umupira ashaka kuranda iburyo rwa Bukayo na noni Madueke Madudara kwinjira na Madueke yipasa muri noni Madueke yipasa muri umupira ujya hanze. Muze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Mateus Cunha. Muze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Abasore ba Arsenal ku munota 86 hano bahinduka mbaza umutima ya Baby steps, pampa nziza ku bana bose. arabacunze umusaza Mateus Cunha arabati na munyabrazil wabura uburyo pasa Bruno Fernandes ariya aranyerera witwa Marina Nyirankunyira ku cyo cy'umuneke arawakira Mateus Cunha asigara isi nyuma ye arekura shot rikomeye cyane. Mateus Cunha Manchester United. Muze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Ntabwo bazakibagirwa abasore ba Arsenal hano, ntabwo bazagikumbura abasore ba Arsenal hano. Bararara barotuye umukino ku munota 87. Manchester United 3 Arsenal 2. Muze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Nabwiraga Benjamin ati iyi sabuni nziza kuri Mateus Cunha ati ntabwo nemeye Kariki. Ndamubwira ati umusore iminota niyo yiwe ati yaraje itsindamo ikipe Manchester City. Mateus Cunha rekura miza iro komporariya Manchester United 3 Arsenal 2. What a game. Ihene yahiye umurizi iravuga iti reka buke buri muntu wese ahabone. Reka buke hanyuma aje ariko abayicaye. Gakwavu. Buraga kwa veje nuzi abayicaye. Muzehe ndahangarwa. Eba nazabapima ejo sizi ko bazaza. Muzehe Kabirigi. Oya Kabirigi nibo bicaye hano. Indangarwa bayicaye hariya Dide yicaye. Ihene yahiye umurizi iravuga iti reka buke buri wese aze. Muzinduke. Pira kwa Gimoso. Pasa gati mu kibuga. Indura pasa se ikipe ya Arsenal bakora ikosa basa ikipe ya Manchester United hariya. Ku munota 89. Merino wishiye igitego ni utanze utakaje umupira w'igitego. Eberechi Eze sobe ku mupira kuri rw'ibumoso arashakisha Julian Timberi ntirahatsindirwa. Sawa kabisa. United irafungira Dadi iravuga iti dufite n'ubutumwa bw'umuturanyi twaje kubagezaho, ntabwo twaje
ntabwo twazanye ubwacu twenyine gusa. Saliba hari umuturanyi ubakunda cyane ubasuhuza. Ikipe yitwa Manchester United yaje gusura Arsenal izanye ubutumwa bwayo, ariko izana n'ubundi butumwa bw'umuturanyi baturanye wayitumye ngo Man City yamenye ko Man United igiye mu mujyi, irayibwira iti hari ikintu twa envelope twabaha mukadushyirira abavandimwe mugiye gusura cyane. United iti nubwo twari twujuje ariko reka tubutware hariya nta kibazo. Ni amasegonda abura kugira ngo Manchester United isoze ubutumwa bw'abayitumye, ivuga iti twazanye ubutumwa bwacu, ariko hari n'umuturanyi nawe duturanye wadutumye ngo tumugereze ubutumwa bwe i Londres kubera ko azahaza atinzeho. Match ikaba irangiye, Manchester United yihanije ikipe ya Arsenal ikubise ibitego 3-2 kuri Emirates. Match yarangiye pe.